Data wa twese uri mu ijuru, turagusaba muri iki gitondo ngo wohereze umwuka wawe aza tugire inama. Yesu Kristo azabe muri twe uyu munsi, he kuba ari twe tuvuga ahubwo atuvugiremo, atwuzure mu mitima, tugengwe nawe rwose, maze abe ari we utuyobora uyu munsi, abe ari we babona muri twebwe. Turakwiyeguriye ubu, utwezeho ibyaha byacu kugira ngo tugaragareho ubwiza bwawe buhebuje bwiyongera ku bundi uko bukeye. Tugire wa mutima wawe wuje neza, twe guteraganwa, uduhe kwiyoroshya no kuganduka kugira ngo ibyo dukora byose tubikoreshwe nawe. Ingingo zacu zose zikumvire, uzikoreshereze, zikubahirize, kandi uturinde kwivovota ngo duhore ku nkeke z'ibitubaho zitubuza amahoro ya buri munsi. Utanga bugingo ni wowe dutegereje, utugenze uko ushaka muri uyu munsi wa none. Ubwacu turiteguye kuko ibyatuzigaga, ibyatubuzaga, ibyadutangiraga ntitukibifite. Yesu umwami w'imibereho yacu, ngwino ube muri twe kugira ngo ibyo dukora byose uyu munsi tubikoreshwe nawe. Tubyambaje tubyingingiye mu izina ryonyine twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo, rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.